Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Abasanzwe mureba video zanjye ndabasuhuje kandi nabafunguye iyi video ari ubwa mbere mbahaye ikaze. Yes, rero nk'ibisanzwe nkuko nsanzwe bategurira amasomo yo kudoda, rero uyu munsi nabateguriye isomo ryo gukata ijaketi yo kwifubika, iyi ngiyi bita bomber jacket. Rero kurikira video kuva itangiye kugera isoje kugira ngo umenye akantu ku kandi uko ikatwa. Yes, ikintu rero cya mbere mfite tisi hano y'umukara, ngiye gutangira gushushanya nk'ibisanzwe. Rero abasanzwe muri video zanjye ndabanza nkaca marije. Iriya ni marije, ni umurongo fatizo uciye haragana hejuru, nkacamo undi murongo uhagaze. Riziyeri nkayitesha agaciro kuko riziyeri hari igihe ikurura ku myenda, niyo mpamvu akenshi tuyikuraho. Yes, rero hari amanutse igice, kamanuka igice nkongera nkafatira ati nkaca umurongo utambitse. Hano muri kubibona neza cyane akantu ku kandi, ndagira ngo ukurikire kugira ngo utaza kugira ikintu na kimwe ucikwa muri iyi video. Yes, rero uyu murongo wa marije nawuciye mwabonye nkurikiza kiriya gice. Rero hariya nturutse kuri murongo uhagaze ntambitse rimwe n'irobo, nsubira inyuma 0.75. Yes, rimwe n'irobo asubira inyuma 0.75. Ni rimwe n'udukoni tubiri, asubira inyuma igice n'udukoni tubiri nanone. Warangiza rero ibyo wamara kubikora ugaca imirongo ihagaze, ugahuza nyine aho wagiye umakinga, ugaca imirongo ihagaze igororotse imeze neza. Yes, ugaca imirongo witonze ihagaze akantu ku kandi. Gaca imirongo ihagaze akantu ku kandi. Fashion lovers, ndagira ngo ukurikire witonze. Ijaketi itandukaniraho utuntu dukeya n'ishati. Ni utuntu dukeya, urabazi gukata ishati rwose n'ijaketi ni utuntu duke uri buhindure. Hariya rero ndamanuka kabiri ko gucurika intugu. Ibyo ni ibisanzwe no ku ishati niko mbigenza. Manuke uburebure bw'amaha hariho mbona umurongo shyira ibipimo by'umuzenguruko mu gituza, manutse 10. Yes, manuke 17, ubwo nzashyira ibipimo by'umuzenguruko wo mu nda, ubundi shyiremo uburebure bwose. Rero ni 28 ndakuraho kabiri ka bande, hasigara na 26. Renzeho igice nzafata ndi guteraho ya bande, ubwo ni 26 n'igice niho makinzi. Yes, ibyo rero ukabikora no ku rundi ruhande kugira ngo uze kubona uko uhuza imirongo. Ubundi ndamanuka kabiri ko gucurika intugu, manuke 10 ry'uburebure bw'amaha, manuke 17 ni mu nda, shyiremo uburebure bwose ariho tubonye 26 n'igice. Isigaye rero hano ni uguhuza imirongo, ugaca imirongo itambitse imeze neza kandi igororotse kugira ngo uze kubona uko utangira gushyiraho ibipimo. Umurongo nanone wanga mu gituza naho ugahuza no ku murongo wo mu nda, aho dushyira umuzenguruko wo mu nda. Ahangaha niho dushyira umuzenguruko wo hasi mu mataye. Yes, rero ibyo byarangira ugatangira gushyiramo mezire zawe witonze. Nambitse 2 n'igice, nurutse hamwe nasubiye inyuma 0.7, nkanayimanuka 2 n'igice, ukayimanuka nanone uturutse k'uyu murongo hano, k'uyu murongo w'igice wamanutse. Twabanje marije tugahita tumanuka igice, manuka 2 n'igice uturutse kuri kiriya gice. Aha rero dushyizemo ibipimo by'intugu, tugabanyije 2 19, kugabanya 2 ni 9 n'igice, ukarenzaho igice cya valide kwitire bikaba
10 ukabimakinga ruguru no hepfo, ugaca umurongo uhagaze. Ibyo byarangira rero turutse kuri uyu murongo twacurikiye inugu urazamukaho igice, uzamuka igice. Ibyo byose ukabikora witonze, ugahuza hariya twacurikiye inugu no ku ijosi. Mbibutsa ko iki gice nicyo uba uzafata uri guteranya ibipande by'imbere n'iby'inyuma. Kiriya gice nicyo kiba kimaze. Tugiye gushyiramo ibipimo rero by'umuzenguruko. Igituza 46, nitugabanya 4 ni 11 n'igice, tukongeraho valeri ya 0 n'ibice 75. Mu nda ni 4 kugabanya 4 ni 11, tukarenzaho valeri ya 0 n'ibice 75. Tugeze ku murongo w'umuzenguruko wo mu mataye. Umuzenguruko wo mu mataye naho ni 6, naho turashyiramo 11 n'igice, turenzeho ya 0 n'ibice 75, ukongeraho 1 n'igice rya bande. Bande bigomba kuzagira ikintu ikurura, bande ibikurura birimo stretch, niyo mpamvu tuba tuhise turenzaho na ririya 1 n'igice. Rero ikintu tugiye gukora, tugiye gufata iriya distance guturuka aho twacurikiye inugu kugeza ku murongo wo mu gituza, dupime distance irimo, harimo 8. 8 nugabanya 2 turabona 4. Ibyo tubonye rero twinjiremo igice kugira ngo tubone uko dukuruba amaha. Rero igice ukakinjiramo ugarukamo imbere, muri kubibona, warangiza ugakuruba amaha witonze. Rero ariya maha tuba tubanje gukuruba ni amaha y'imbere, amaha y'imbere. Iyo birangiye rero hazaho gukora n'amaha y'inyuma. Banza gukuruba amaha y'imbere, ubundi ugakurikizaho gukuruba amaha y'inyuma. Ibyo byose muri kubibona, ndi guturuka aho ibipimo byagarukiye, nkagenda ngereza hariya hagati na hagati. Ibipande by'imbere navuga ko birangiye. Ni uku nguku ibipande by'imbere navuga ko maze kubishushanya, muri kubibona. Kiba gisigaye rero ni ugukata. Abanza nkate wa murongo nabanje guca, murongo fatizo wandi umfasha gukuraho riziyeri, ndabanje nkukuyeho. Ibyo ngibyo murabibonye. Ibyo byarangira ndakata hano ijosi, gakata ku ijosi, gakata witonze. Genda ukata witonze, unyuraho ingwa yagiye ishushanya. Ingwa igomba kuba ibiconze neza cyane. Hari umuntu ushushanya ugasanga hajemo umwanda, muri make ugasanga byateje umwanda kubera ko ingwa ntigeze ayiconga uko yakayiguze niko ari kuyikoresha. Ingano ibyo ntabwo biba ari sawa. Rero ugomba guconga ingwa ku buryo ishushanyisha imirongo ikaza igororotse imeze neza. Rero ibipande by'imbere ndi kubikata. Kurikira akantu ku kandi umenye itandukaniro ryo gukata ijaketi no gukata ishati, ugende ugira ikintu uhinduraho. Dukate iyi jaketi, tumenye gukata ibipande by'imbere, by'inyuma, amaboko ndetse n'ibidubuzo byayo, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rero ngiye gukurikizaho gukata ibipande by'inyuma. Ibipande by'imbere byo birarangiye, muri kubibona. Tugiye gukata ibipande by'inyuma. Ibipande by'imbere imbere haba hasatuye, kuko haba zajyamo zipa cyangwa se tirete. Ubwo rero igipande cy'inyuma cyo kubera ko nta tirete bizajyamo, ntabwo bari ngombwa kuhasatura. Rero muri kubibona ndinganije na wa murongo, hamwe natambitse rimwe n'akarobo cyangwa se rimwe n'udukoni tubiri. Aho byagarukiye niho ndi kuringaniza no ku bipande by'inyuma. Icyo kintu nacyo uba ugomba kucyitondera. Ubwo rero ibi ni ibipande by'inyuma tugiye gukata.
Ese rero uriya murongo ndawuprolonge, murabibona ntabwo ari umurongo uzamutse uhagaze, ni imirongo ndi kuzamura ariko ubona ko ifite ukuntu iberamyemo ukuntu. Yes, rero hano ndahita nzamuka 3 n'igice nturutse kuri kiriya gice nanone, nzamuka 3 n'igice, narangiza nkafata irate nkahuza imirongo. Ushobora no gukoresha metero, hari abantu baba badafite irate ariko ufite metero itaraba deforme cyangwa yangirike, ukaba waba ariyo ukoresha. Ndabanza rero nkate nciye muri uriya murongo mba maze guca. Yes, ibyo rero byarangira n'ubundi ugakomeza ugakurikira uko ibintu bimeze, uko umwenda ukatwa akantu kandi nta kintu na kimwe usimbutse. Fashion lovers, ndizera uri kugenda ugira icyo wungukira muri iyi video. Ese hariya rero urahahina uza ukageza kuri cya gice, kuri wa murongo n'ubundi wa kiriya gice, urahina biriya bipande by'inyuma, urahina ugeze kuri kiriya gice twamanutse, urangiza ugakora ijosi ry'inyuma. Hariya ndi gukora ijosi ry'inyuma, ugakora ijosi ry'inyuma witonze ryo ku bipande by'inyuma, ukabikora witonze, ugakuruba ijosi witonze, ukarikata witonze, ukaza nanone hano kumaha, ukaza kumaha ukahakora witonze naho. Yes, muri kubibona akantu ku kandi. Ahangaha uba ugiye gukata amaha y'inyuma ariko uhita ukomerezaho n'ubundi ukata ugenda uringaniza. Yes, aho ugenda uringaniza nta kibazo kugeza hasi. Yes, iki ni igipande cy'inyuma turi gukata, na turiya turi kurengaho hasi natwo uradukata ukaringaniza n'ibipande by'imbere neza witonze. Yes, kariya kantu nako ku bipande inyuma, ku ijosi ry'inyuma ugakuramo umanukamo nk'igice. Yes, muri kubibona rero ibipande by'inyuma ko biri kugenda bigira ishusho, biri kugenda bigaragara. Hari ahantu ndi kugenda shadinga rero, urahakuramo ku maha y'imbere yo ku bipande by'imbere, kariya kantu kaba kagomba kuvamo. Yes, aka kantu rero ugomba no kugakura ku maha y'imbere ku maboko, niho umwenda ubona uri fit y'ukano kantu wagakuyemo, kaba ari sawa. Iyo utagakuyemo ubona ku maha y'ishati cyangwa se y'ijaketi hari deforme ukuntu hatameze neza. Yes, rero ibyo ngibyo byarangira kongera n'ubundi ukaringaniza neza, ukareba ko biringaniye, warangiza ugapima umuzenguruko w'amaha. Yes, ugapima umuzenguruko w'amaha. Uyu muzenguruko ndi gupima umfasha gukata amaboko. Iyo ndi gukata amaboko ndayifashisha kugira ngo ninteramo akaboko kazahite kajyamo ibintu bitagoranye. Yes, rero ibipande by'inyuma nabyo birarangiye. Fashion lovers, nkubwira ati kurikira n'ubundi jacket bijya kumera, kuyikata bijya kumera nk'ishati, n'utuntu dukeya bitandukaniraho. Komeza rero urebe video, nimba uri kuyikunda ukande like. Yes, biremewe. Yes, rero ndi kuzingatisa hano kugira ngo mbone uko nkata amaboko, ukabikora witonze. Ikintu rero hano uhita ukora ugiye gukata amaboko ni ukubanza ugaca marije mbere na mbere. Yes, ikindi nakubwira ni uko uburebure bw'aya maboko ari 25, bande ikaba izaba ifite kabiri. Rero ndagasize ngiye kumakinga n'ubundi 25, ubwo ni 26 kubera ko turarenzaho valide kwitire y'igice tuzafata turi guteraho bande n'igice tuzafata turi guteraho amaboko. Ukanarenzaho rimwe, na makinze 27 kubera ko
hari rimwe nzafatamo ndi guteramo umugongo, umugongo wa made in Rwanda. Hariya rero ntambitse gatatu. Yes, ngiye gushyiramo noneho umuzenguruko, wa muzenguruko napimye, ndi gupima umuzenguruko w'amaha kugira ngo mbone uko nkata akaboko kazahita gakwirwa kuri biriya bipande by'imbere n'iby'inyuma mu gihe namaze kubiteranya ndi guteranya amaboko. Rero hano umuzenguruko waho ni 10 kugabanya 2 ni 5. Yes, ubwo tukarenzaho rimwe, makinze hano 14 n'igice, ni ukuva ku ntugu kugera mu nkokora 14 n'igice, ugaca umurongo utambitse, ubundi ukabona gushyiramo umuzenguruko nanone wo mu nkokora. Yes, rero kuko ari jacket kandi iba isaba kwisanzura, nshyizemo umuzenguruko wa 13 ugabanyije 2 ubwo ni 6 n'igice, ukarenzaho valeri de couture. Ngiye kumakinga ahantu uriya mugongo uzajya, umugongo wa made in Rwanda uzaba utereye ku maboko, makinze 8 n'igice. Yes, naho ugomba kuhamakinga ibintu byose. Hano umuntu aba agomba kudiringa n'ibipimo na mezire, kamenya buri kintu naho kigomba kuzaba kiri. Yes, rero nta kindi ngomba gukurikizaho uretse gukata fast ukagira vuba vuba. Yes, ndashaka gucunguza uburyo umwete kugira ngo iyi jacket itadutindira, tumenye kuyikata vuba vuba, gukata amapariti ndetse n'ibidubuzo byayo, ubundi kugira ngo isomo ry'ijaketi rizagende neza. Ukamakinga hagati na hagati, hariya hejuru ndetse no hasi. Ibyo byarangira rero ka kantu tuba twakuyemo ku maha y'imbere n'aha ku maboko ugakuramo. Yes, ku maboko naho kaba kagomba kuvaho, ukahashyira akamenyetso kugira ngo ahantu tugakuye ku maboko hazahure no ku maha y'imbere. Iyo ugiye guteramo amaboko ubyitaho, ubigenderaho. Yes, niyo kondisiyo ugomba kugenderaho. Rero hamwe na makinze nkashyira akanoce umugongo uzajya, ndi kuhashushanya. Hano ni ku bwiza, ni ku bwiza nshushanyije, kuko uwo mugongo nzawuterera ku bwiza, uwo mugongo wa made in Rwanda nzawuterera ku bwiza. Rero niyo mpamvu mashushanyije n'ingwa, yes, kugira ngo nzamenye aho nzawuterera. Yes, rero amaboko muri kubibona ko arangiye, amaboko ararangiye. Ikigiye gukurikira rero ni ugukata ibidubuzo, kumenya ngo bikatwa bite, garniture zikatwa gute. Yes, akantu ku kandi. Rero ikintu ngiye guheraho ni ugukata garniture. Garniture mujya muzibona ziba ziri ku jacket, ku bipande, ziba ziri ku bipande by'imbere akenshi, by'imbere. Yes, rero garniture niyo ngiye guheraho. Ngiye guhera kuri garniture, tugarniture tuba turimo imbere ku jacket, ndumva muba mutubona. Yes, fashion lovers, kurikira akantu ku kandi umenye gukata ibidubuzo, kuko nabyo bijya bigora abantu, bijya bigora benshi. Rero hariya kuri kariya gatambaro makinze rimwe, ndi kumakinga rimwe, ndagira ngo ukurikire akantu ku kandi. Ahantu haba harimo ubwenge kandi hakaba harimo n'ubushishozi, niyo mpamvu rero ugomba kuhitondera kugira ngo umenye usobanukirwe uko ibidubuzo bikatwa, kugira ngo n'igihe cyo kwidoda nikigera bitazakugora. Yes, cyangwa se uzabe ubisobanukiwe, uzi nuko bikatwa. Ubwo rero rimwe murabibonye ko nciye umurongo uhagaze. Yes, rero iyi jacket nzayidubuza popeline,
tise ni umukara na popeline igomba kuba ari umukara. Iriya popeline ndayizanye ifodinzemo kabiri, yes, nikubyemo kabiri nk'uko ziriya garinatire nazo zifodinzemo kabiri cyangwa se zikubyemo kabiri. Yes, bari udupande tubiri kugira ngo havemo agapande kaba k'iburyo akandi kakaba ak'ibumoso. Yes, iriya popeline rero nyiringanije na rya rimwe nasubiye inyuma, ndagira ngo ukurikire akantu ku kandi. Nzanye bya bipande rero by'imbere, ibyo ngiye kuringaniza nanone na ya garinatire, uraringaniza na ya garinatire, ubundi kiba gisigaye ni ugukata nyine bisanzwe ngendeye ku ibipande by'imbere. Yes, muri kubibona, ugakata hariya ukase garinatire kandi ukazikatana n'utundi dupande tuzafasha kudubura amaha ndetse no mu mpande h'ijaketi. Yes, ubwo rero sinzi nimba wenda we wari ufite ubundi buryo ukatamo garinatire ndetse cyangwa se ukatamo ibidubuzo by'imbere byo ku ijaketi igihe uri bukenere na garinatire. Sinzi ubundi buryo wenda wakoreshaga, nabwo wenda wabwandika muri komenti nimba buhari, ariko njyewe ubu buryo nibwo nzi, nibwo nkoresha kandi bukanyorohera. Yes, igihe cyo kuyiteranya cyo nikigera uzabibona ko ni ibintu biba byoroshye cyane cyane cyane. Ijaketi rwose kuyidoda nta bintu biba ari ibya danje. Yes, ndabigukumbuje. Yes, hariya hamakinzeho rimwe, hamakinze kabiri, hariya naho kabiri. Yes, ubwo rero ibipande by'imbere maze gukata ibidubuzo byabyo, ngiye gukata ibidubuzo by'inyuma byo ku bipande by'inyuma. Nta kindi kiba kigoye hano no kugenda ukora kopi, abantu bazi ikintu bita kopi, gukora kopi y'ikintu. Yes, ndi kugenda nkora kopi ya biriya bipande bya tise. Usibye ko iki kidubuzo cyo ni popeline, nzadubuza popeline. Yes, hari n'abadubuza puresiteri cyangwa se utuduburire nyine tuba tworoshye, ariko njye ndi gukoresha popeline. Yes, niyo uba wumva ifite ireme. Rero kiriya ni igipande cy'inyuma muri kubibona, naho nukora kopi birangana ni kimwe. Yes, ariyo mpamvu njyewe nyine ijaketi itajya ingora, ntabwo ijya ingora pe. Nukurikiza inzira nzakwereka, iyi ni inzira yo kuyikata kandi nayo ndizera yoroshye. Kiba kizamo ubwenge wenda no gukata kuri biriya bipande ku bidubuzo by'imbere, uburyo ukata ziriya garinatire na turiya dupande tundi, nibyo wenda navuga ushobora kuba wabonye ukabona ni nk'ubwa mbere ubibonye, ariko ibindi muri kubona ko ni kopi nyine, nta bundi bwenge bwinshi. Aya nayo ni amaboko, naho ngiye gukora kopi bisanzwe, ni ukurambikaho ya maboko n'ubundi nakase bwa mbere. Yes, ariko hano kondisiyo ibirimo, nababwiye ngo aya maboko azaba arimo afitemo umugongo, kandi umugongo uzaba ufunitse, ntabwo uzaba utereye inyuma gusa, uzaba ufunitse. Ariyo mpamvu uzafekta rimwe mu burebure, ariyo mpamvu narengejeho rimwe. Mwabibonye ndi kuyakata. Twibukiranye rero ko ku maboko inyuma nyine agaragara inyuma ariho design y'umugongo izaba iri, twarengejeho rimwe, ariko twibukiranye ko ku kidubuzo cyo ntago hazajyaho umugongo, ntago ngomba kurenzaho valeri yo kuzafata ndi guteramo umugongo. Niyo mpamvu ku kidubuzo ho ndakuraho rimwe. Yes, ku kidubuzo ngiye gukuraho rimwe, mu gihe ku bipande by'inyuma nyine aho umugongo uzajyaho narengejeho rimwe. Hano ho rero niyo logique ibirimo. Ibyo byose iyo uri umu design, uri umutayeri mwiza, uri professional, warize neza, uba ugomba kubitekerezaho no kubikoraho kugira ngo ukate ibintu bimeze neza kandi nudoda umwenda umere neza, kuko iyo utabigendeyeho biba ikibazo. Yes, rero ka kantu naho nkakuyemo hano kumaha imbere ku bidubuzo. Yes, naho ukagakuramo witonze kugira ngo ibintu bizagende neza cyane.
ese ibidubuzo rero by'amaboko nabyo birarangiye, nta bintu bya danje, nta kigoye kibirimo, ibyo muri kubibona. Ikindi hano rero ngiye gukata nabyita ko ari nk'akagarinatire ariko kajya ku gipande cy'inyuma cya duburire, ese cy'ikidubuzo nyine cyo ku ijaketi, kaba ari akantu kameze nk'agapiyesoma cyangwa se nk'akabakiyoke, ariko ugatera ku kidubuzo, yes, ugatera ku kidubuzo, yes, kaba kameze nk'agapiyesoma. Mu gihe cyo kuyiteranya uzabibona neza nukurikirana video. Iyi ni part 1 y'ijaketi, yes, part 1 cyangwa se igice cya mbere cy'ijaketi. Ubwo rero igice cya kabiri cyo kudoda iyi jaketi ndabigukumbuje uzabe uhari. Yes, fashion lovers rero ndabakunda cyane kandi abakeneye kwigira muri atelier mbona nkubone, namwe mbahaye ikaze, fashion lovers ndabakunda. Nimba bakunze iyi video ukaba utarakora subscribe, kanda subscribe kandi kukazogera kugira ngo ujye ubona notification ya video nshyashya. Bye bye.